Utekereza ko amasomo y'imyororokere twize mu mashuri ahagije? Hari ibintu byinshi tugiye twigishwa by'ingenzi kandi ibyo bigira ingaruka ku buzima bwacu bwa buri munsi. Mu mashuri batwigisha uko imyanya ndangagitsina ikora, uko watera inda cyangwa uko wakwirinda sida. Ariko ntibavuga ku bintu by'ibanze nk'urukundo, guhitamo, kwiyubaha, amarangamutima n'uko imibonano mpuzabitsina ishobora gutera ibikomere byo mu mutima. Muri iyi video ngiye kwibanda ku bintu by'ingenzi utigeze umenya mu ishuri cyangwa wigeze uhigira ariko bigufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko kwemera atari yego gusa. Hari igihe umuntu atekereza yuko igihe umuntu akoze imibonano mpuzabitsina rimwe ntacyo byaba bivuze ubutaha, ariko sibyo. Kwemera ni icyemezo gihinduka igihe icyo ari cyo cyose. Umuntu ufite igitutu, wiganyira cyangwa utishimye ntabwo aba yemeye. Kwemera nyakuri ni ukuvuga ndabyemeye, yego, nta gahato, nishimye, numva niteguye. Ikindi kintu ugomba kwitaho, imibonano ishobora gutera ibikomere byo mu mutima. Ishuri ntiryigeze ryigisha ko gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu ishobora gutera gukunda umuntu atagukunda, cyangwa ko ushobora kwicuza, kwiheba cyangwa gutakaza icyizere mu bandi. Imyororokere si isoni. Abenshi babwirwa ko kuvuga ku myororokere yabo ari iby'isoni. Batinya kubaza, batinya kwigisha abana babo ndetse bagatinya no gusobanuza. Ariko ibanga niryo ryica benshi, naho ubumenyi nibwo bugutabara. Kuvuga ku mubiri wawe, ku burenganzira bwawe no ku byo ushaka cyangwa utifuza si igisebo, ahubwo ni ubutwari. Porno si ukuri, ni amasomo. Benshi bigira ku mbuga za porno, ariko ibyo babona ni ibikinisho by'ubucuruzi, ntabwo ari ukuri. Porno nigisha ko umugore agomba gukora icyo umugabo cyose ashaka, kandi imibonano mpuzabitsina idasanzwe idafite isano n'urukundo cyangwa kumvikana. Nta muntu wakagombye kwiga ubuzima bwe bw'imyororokere kuri porno. Shaka amakuru yizewe. Imyororokere ntabwo iteye isoni. Abenshi babwirwa ko kuvuga ku myororokere yabo biteye isoni. Batinya kubaza, batinya kwigisha abana babo, batinya ndetse no gusobanuza. Ibyo tutigishijwe mu mashuri, ibyo dukwiye kumenya mbere yuko dufata icyemezo ku buzima bwacu. Kwiga ku mibonano mpuzabitsina si ugushaka gukora imibonano mpuzabitsina, ni ugushaka kubaho neza, utekanye, wubashywe kandi wubaha abandi. Niba wize ikintu gishya muri ino video, kanda like, usangize abandi ubu butumwa, kandi ukore na subscribe kugira ngo tuzacikwa na video yacu ubutaha ko ariho wigira amasomo atandukanye. Yari Mirage Official kuri Mirage TV Show. Reka tubane mu biganiro bikurikiye. Ciao ciao. Shalom shalom.